Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze bakunzi b'Intare Official. Murimo murabona Clever Bemba tayari turi hamwe kabisa ahangaha. Mushobora kwibaza mutese aba bataramu kweri baba bakandagiye hehe, ariko dufitanye ikibazo hari n'inkuba ariko ntabwo ari za zindi zase barundi. So abakunzi bacu rero mwumve ko tayari twamaze kuba dukandagira ku butaka kugira ngo tubabwire uko situation zikomeje kugenda zitwara. Nta makuru n'ubundi abakomeje kugenda avugwa bwana Bemba. Tugiye ingofero uyikuyemo kubera iki? Ingo. Yes, rero tugiye kugaruka kuri byinshi hanini, ariko dufite ingingo y'umunsi. Ni ingingo imwe ku bakunzi bacu. Dufite ingingo y'ifungwa rya bamwe mu bayobozi bakomakomeye bakomeje gufungirwa, bafite ndetse n'amapeti manini ku rwego rwa general, bakomeje gufungwa bagenda batabwa muri yombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkaba mu by'ukuri twatekereje ko iyi ngingo nayo tugomba kwikomozaho, tukayibwira abakunzi bacu, twababwira tuti n'uwitwa Mayanga uramuzi harya uziko yafunze Mayanga wa Kishuba Jean, uziko yafunze harya yarabufunze uzika gusa barabimbiye na Chori. Yes, na Chori. Yes, Chori musuze ni mutaganya wo kwangabo. Chari rero akaba yarafunzwe na Mayanga nawe bakaba bamufungiye Kinshasa. Amakuru atugeraho tugiye kuza twinjiramo neza cyane tukareba ese byaba bimeze bite. Inkubaze yatwereka cyane. Oya nta kibazo, ntabwo ari drone si zombi, ariko nazo n'ubundi nazo senzatunaniye zaratunaniwe. Bangubiseho drone ziragenda ziva i Bujumbura n'indi ahantu bita Sange iraza irakubita uzamutse ku musozi wa Runingo. N'indi muri hari igifaru cyari cy'imbere yanjye, baraza bararasa, kiraza gikubita awazalendu, gikubita FRDC, gikubita FDNB 37 barapfa. Ariko baraza batwara imitwe y'abasirikari b'u Burundi b'abofisiye 8, 6 y'abofisiye ba FRDC. Abantu mwumvuze nkuba ntabwo ari drone, ntabwo ari imbunda, baragenda barabitwara. Naje ariko wabonye umutipe umwe nifotozanyije nawe ndi Uvira, ndamubona Gakuru afandega. Uriya nagezeho ngira ubwoba, ndamwati nashyire mu gifaru, yanga kurushyiramo, barambwira ngo ninsubire inyuma. Naye nasubira inyuma, ariko ubundi ntacyo nabaye. Nari nakubwiye ndavuga nti mbese urakomeza bikundi, ngo ndakomeza ngo nta kibazo, ariko warakomeje wagize. Abandi batinye naho mvuze, aravuze oya nta kibazo, naho mvuze, naho ndi umunyamakuru mvuze, abandi baratinye, ariko ngiye Bemba ndadivancing. Yes, rero iyo ni ingingo tugiye gukomozaho, ariko kandi tuze kugaruka no ku bindi bikomeje kugenda bivugwa. Hari isubiranamo rya Wazalendo ryakomeje kubera muri territoire ya Fizi, uziko barasenye ku rwego rukomeye cyane. Ikindi turi buze gukomozaho n'ubundi saho gusa, kuko no muri Rubero naho barasanye ku rwego rukomeye cyane. Hari uwise ngo ni General Tango Foro nawe niko yise nka Amisi Kumba. Ubundi amazina ya General yatuzi ni Amisi Kumba n'umukatange mais Swahiliphone de toutes les façons. Ubwo tuvuze ngo ni Swahiliphone abantu bandi bahigwa, nibo bahigwa nawe arimo, ariko aracyari inspecteur wa FRDC gusa mu buhungiro se ari gukora inspection. Ni inspecteur nese ko tutabonye bamusimbuza inspecteur de l'armée nationale congolaise. Hakaza n'undi inspecteur de l'armée congolaise wabaye na coordinateur enjeu wa armée congolaise mu bijyanye na mobilisation na sensibilisation na recrutement na renseignement. Ubu uri Ozare, uwo muntu rero niwe nashatse kuko nzi kumuzi, niyo mpamvu naje ndavuga nti ngiye nshaka kugira ngo uze umubwirire ese hari ingaruka ahanini ushaka kugira ngo turebe ese ifatwa rya General Major Mayanga hari ingaruka rishobora kuza kugira kuri bali abawazarendo bari muri territoire surtout ya Masisi na Walikale bagezeyo. Tuzi neza cyane bagikora, dushaka kugira ngo turebe ese hari icyo bishobora kuza kubabwira, kuko tuzi ko dufite benshi badukurikira. Siko bimeze, dufite nka ba General Benda Foro baradukurikira, na ba General Autoproclame bo mu ishyamba, dufite abitwa ba General Toma, n'intera hamwe n'abandi bose baradukurikira, baratuzi. Nyeganyega
ese bwo buri Noheli reka maze nawe avuga Noheli ufite koroseni ya November Hotel Queen 5 Queen 5 nibigira abagabo ufite koroseni ya Queen 5 nini bwese ariko buri ajya ashobora kwiruka kwe n'uburebure bwe ukuzi birigira abagabo yaragiye arahombana ameze nk'imbwa y'intozo tena hakaza generali umukwe kwaba tena muri famille kwa administrateur au gouverneur plutôt ariko uriya muginga reka nkubwize ukuri yari yararongoye umukobwa wa Mpatswe ntabwo ari umukobwa ariko kwa Mpatswe hari ukuntu bafitanye dusanira tujya guhura n'ukuntu bafite ngo abantu bahuriyeho sinzi uburyo bahurira direct kwa ibyo ngibyo ni uko ngo nani Muzee Erasto telefone yawe ko yes bwana Clever Bemba rero ngaho mbwira Mayanga ari amagurupe ye yashize hariya ari gukorera muri biriya bice niho dushatse kugira ngo dutangirire bakunzi bacu babyumve ese buriya ari amagurupe arakomeza gukora cyangwa biragenda bite bize ngo ni neza ari umutipe n'ifitanye gahunda nawe yes reka nkubwize ukuri ukuntu ko ziriya gahunda zipanzwe ariko uri kureba imbere neza ndi kureba ntabwo nyandeba ntambaye rimwe oya nge ndi kuhareba neza muzuri sana nta kibazo byose ndahari ariko nta kibazo iriya magroupe arme yabaye créé na General Mayanga wa Kishuba yego buriya ikintu kimwe cyo nakubwira nuko agiye gucikamo ibice uburyo agiye gucikamo ibice nguko yanashaka kugira ngo icyo kintu nze kukigaragariza abakunzi b'Intare official n'abakunzi bo kuri Machachari official yego ngewe ndiho kugira ngo mbereke ukuri n'ikinyoma yego General Mayanga donc Mayanga wa Kishuba muri no fatwa rye Janvier ntabwo ari Karayiri oya ni Janvier nawe ni Janvier ntabwo ngiye bintunguye impamvu bitanunguye hari impamvu nyinshi abarwanyi be reka burangarira muri telefone oya hari abantu bari kumbwira aya makuru y'Gatoyi ndimo ndayigenda ngiye kuyizamuka mu kanya yego uretse kugira ngo utandangaza yego ariko nihangana abakunzi bacu oya barabyumva uko oya nshaka kugira ngo bimanuke neza tubikora abantu ndabazi wabanye nabo abakunzi bacu banabyumve ese barakomeza bakore Mayanga yafunze biragenda hari ibyo ngiye kubagaragariza bifatika Mayanga mu doka guhera muri Nyatura yo muri igihe cya Mucomo wari uhari oya nari impari wari uhari oya ndayizi sigaga ku mapinduzi sinigaga inyakariba reka tubigendane abakunzi bacu bari ku mapinduzi abazi mapinduzi ku institut mapinduzi Nyamitabo nigaga inyakariba kwa turi abanyeshuri ariko ayo mateka turayazi reka nyatangira aho ngaho noneho watoboye wisha tobola ngoma bivuga byose uko byagenze General Mayanga yafonze Nyatura yari irimo General Muchoma bamwita ngo ni Amisi yitwaga ngo ni Amisi Muchoma ni bari Amisi niko yitaga yafite mwana nyine twa Jean uramuzi Jean ndamuzi ora Busiranse uramuzi wari Busiranse wa Muchoma nyine Jean yitwaga ngo yitwaga General oya yari Safari Safari umugabo munini w'inzobe munini Imana niba avuga Kibugu ni umunyakibugu siwe Safari Mitarafu bamwitaga Busiranse niryo ryari izina rye yes nako nashaka kugira ngo tubigendane kubera ko twebwe tugiye kuvuga wenda nabizi uri kumbwira ibyo abakunzi bacu wenda babimenye bumve ko ibyo tuba turi kuvugana nge nawe ibyinshi tuba tubiziranye kuko amakuru tuba tuyafite ntabwo waje ruhande ndakugarura umuntu arampamagara mukanya nkuva yaguhamagara cyane kabisa wa mwana uri cyane uri kurasa nawuze uri kurasa Kagiri yaguhamagara kandi n'amakuru ntabwo yarazi yuko turi kumwe akubwira ya makuru yaramaze hari igihe bagira ngo ntabwo wenda ntabwo ariko abakunzi bacu babyumve ntabwo tuba dushaka kugira ngo wenda tugaragaze yuko turi hamwe igihe cyose
biba bisaba kugira ngo abantu duhanahane n'amakuru ayo bagombye kuma cyangwa kuma twese tuyasangire advancing. Noneho Mayanga yohereza imbunda cyagiye muri ya Nyatura ya mbere ndayibona ari undi mututsi umwe amwitaga Kapiteni Bosco, yari umwe rukundo barambwira ngo nanjye ningende bayimbe. Warari rwose ko ari umunyeshuri w'imbere nkanjye ntabwo okay tukomeze shiraho inuza akabariyeri ngo ushatse kuvuga sha we tuzarwana tugende bakoze tubumve niko ushatse kuvuga tukomeze tugende. noneho Mayanga arayikreye ashyiramo Safari Mutarako w'ikibugu ashyiramo Arimasi Burege ndamubona kabisa so muzi imitana amaguru yagendaga yageze ngo n'abadacoka badacoka aba yaje kugira ubwenge ariko igihe yarabufite yakoranye n'imitwe myinshi haza harimo Muchoma harimo Jean hari n'undi witwaga badacoka harimo Ndayi abo bose bari bagize secteur iyobowe na Ngwina nani na hose yari yobowe na Muchoma niwe wari mukuru yabafinansaga kuri buri kintu nyuma bamwe baza kumuvamo wari uzi ko uriya witwa Colonel Intwari yari afite mukuru we witwa Bikonje Mahombi wari urimo yarigize komanda bate bamwitaga nani Colonel Bikonje icyo gihe Bikonje unari muri Uganda n'irahungiye Mayanga rero ndasira ku ntego bare basore yikomeza aza kuba coordinateur wabo kandi ari general mu gisirikare cya FARDC aza kurya amafaranga y'abazalendo bamukuramo bamujyana kumushyira ku gatebe k'abasimbo sibyo se yego siko byagenze nikubeshya oya niko kuri nyuma baza kumujyana Kinshasa bafunga General Mugabo ura General Mugabo yazize Mayanga ariko baranakoranye yari ntuzi yari nk'umuyobozi wa danje hanyuma na Mugabo bari hamwe ariko ntuza Mugabo yazize Mayanga kubera ko amafaranga Mayanga yariye Mugabo arabizize uriya Mugabo aranatsindwa ari cyo bamfunga ngo abagabo bararya muri hahandi mwumvise mw'abantu ngo baramfunze icyo gihe aho Bemba ageze naho nanjye nafungiwe amafaranga y'abandi ari kuyaryananirwa gushyira gahunda muri gahunda abagabo bararya babandi bazishyura simbizi dusimbuke banuza ba makasi bakishyura uze makasi Mayanga ararya Mugabo akishyura ariko noneho ntabwo byaje kuba ngo Mugabo agume muri ndoro wenyine Mayanga nawe uravuga ati nawe sha bigomba kukugeraho sha Mayanga nawe amuteye mu kagozi hari ikintu cyambagije ntabwo ndaza kudetermina amateka yose ya Mayanga oya Mayanga abadukurikiye abenshi baza amateka ya Mayanga kukurusha kuko baramuzi kuva mbere ya za 90 Jacques Rwamahungu ntabwo yazi oya barayazi benshi Sibekana Mugire ntabwo yazi Mayanga ni benshi cyane aho muri za Nyamitabo ntuyazi muri Siramuzi oya ndose ntabwo ndamuzi databuka ntabwo muvuze izina abo bose muzi amateka ya Mayanga n'ibyo yakoraga Rugayi n'umuzi amateka ariko Rugayi nawe uko ashani mark X bo de façon muri kiriya gihe cya 90 nawe yari uwo turavuga ibihe by'abakombata ariko ntabwo turi bubyinjiremo cyane bwana Bemba tureke igihe cy'abakombata n'igihe cy'ejo bundi ubu ngubu noneho tufite ikibazo kimwe ese kw'imitwe kuva icyo gihe yakoze uwa ba Muchoma akora uwa Bangwiti n'abandi bagiye batandukanye n'abandi bantu benshi cyane ese magingo aya iriya mitwe yakoze agisponsoriza ikaba ari imitwe yamaze kuba isa nkaho icika intege yacitse intege tudaboro kuko yaratsinzwe Mayanga kwanza yarakubiswe imitwe yasize yahaye amafaranga iratsindwa magingo aya ngaya nabwo nta mbaraga ifite nubwo igikora
igifunctiona kuko amafaranga ava Kinshasa ubu noneho Mayanga yafunzwe kandi niwe bategiyeho. Ese nshaka kumenya ngo ba Benda Foro, ese bare batoma n'abandi bagiye batandukanye na bahagiri uwo bitabaza wa mbere ari Mayanga pane apare ndayishimiye juste tumureke burya akora nk'umusivile hanyuma twe dutekereze ngo ese barakomeza barakora imbaraga barazifite cyangwa hari izindi ziri buboneke. Icyo cyonyine gusa hanyuma ibindi tubizemo nyuma. General Mayanga akimara kugera ahari yazabusiye yari amafaranga ariko akomeza gukorodona na Wazalendo bari barimo Tomangirira, barimo Kagiri, barimo nani uriya Hakiza, barimo Gentil Tungane, barimo Ntwari Obedi, barimo Safari Mitarako, barimo Nyeganyega nuko yaje kuva mu cyama cya Mayanga ajya mu cyama cyo hakurya kwa nani kwa Jean Marie Bonane, barimo Mungu Yiko, barimo Safari Nyagatare uriya mu depite ariko ntago bumvikana buryo ntago bahuza bahuza kubera ko baza guhurira muri wa mwanya mu ngengabitekerezo ya Antitutsi. Ariko Mayanga nawe bumvikana na Safari Nyagatare kubera ko Safari Nyagatare ni umwanzi wa Mayanga nawe ahiga Nyagatare ngo akice. Rero noneho Mayanga akavuga ati ngo ntuza ngo akorana nawe mu Venturo Nyagatare nawe agashinja Mayanga bakorana nawe mu Venturo. Ubwo bugoryi burimo hagati yabo bombi bamabarire inzi ko bari kunkurikirana kandi Nyagatare se wenda abantu babyumve neza ni impamvu ya Kirivita no kubera Kirivita kuko Kirivita iteka ryose bamushinja ngo kuba ngo umuntu uhuza abihuza hese nani Kirivita uriya kwa umwana mubi yaba ari umwana mwiza baragumye muri Goma none akazagumana n'abandi ariko Kirivita banamuhora ko yabaye muri RCD wibuka ko reka mivuga Kirivita ni n'umupolitician rega Seninga na Sarufuri ni abantu bo kakabwa kitwa Nuza Jire Murumba ariko abashira arabanga usigaye tukana mwana ibyo bintu by'ugire uko byo bita kakabwa iyo bihorera ujye uvuga ngo kakagabo wenda afazana nzi ukuntu babyara ngo kakagabo cyakora mu mbabare nago nzongera sibyo bivuga ngo kakagabo cyangwa wa mugabo batukanye mu mbabare Jire Murumba hari haruguru uciye hejuru ugakata unyuze hariya hari Busasamana mu mbabarire kuba mbivuze sibyo oya nta kibazo babyumvise mubyumve nundi wari wese yanamutuka ntacyo ibyihorere dukomeze. Jire Murumba wumvise ko abashyize avuga nani Safari Nganizi, Safari Nyagatare, Berite Kirivita, Seninga, Sebishyimbo, Serufuri na wa muhungu we bangira yitwa Ntuza nawe baramuhiga disi ngo yanigiye no mu Rwanda Safari Nshuti. Abo bose rero uwo mugabo ntangiye kunya kubaza ngo yigiye yiyereka ntuza wa undi mvuze wa mu FDLR Jire Murumba aragenda akabashyira ahantu hamwe akabita ko ari ngo nubwo bakorana Kirombo ngo iso des gens qui sont suspects. Ibyo ngibyo bivuga biragenda bikihuza bikagendana na bindi by'abasukisa ndayambaje we n'intara hamwe ko Succession ntago twamuvuze mu kiganiro Succession ndayambaje uzi ko yari inshuti yanjye subizi nawe ni muziranye ntago tumuvuza jewe mumbabarire wenda ibyo ngiye kuvuga sibyo oya ntuvuge ibintu bya dani oya hari abatutsi bari bazi ko Succession ndayambaje abanga ariko bakamugabira nanjye se twese twagiraga turi gupfukama hari abana buze hari umwe witwa M hari undi witwa S barakuzi Imana imugirire impuhwe yakoze na accident n'abandi harimo ba ka bagiye bagahira Sukisinka mwese kugira uti yakoranaga na Kabila niwe wari jera mukuru urukundo rwo kumukunda Sukiza akorana na FDLR kwa Ruhinda hakurya urabizi yuko imisoro yose yajya kwa General Ruhinda hakurya ni Sukiza waganiraga nawe Sukiza ndayambaje akoranaga na Nyatura zose ziba hari none se uramutse utamwiyegereje ngo umuhakwe ziragenda zose zari kugenda nubwo byaragiye bakanazijyana ariko batangaga imwe yo guhakwa byaragiye banazijyana
Safari Nyagatare watwaye za Royal zitegera zose 600. Royal zitegera bro umusaza Ene Criven yenda namwemera cyane muri Pole Institute katwikomereze tureke wenda abakozi bacu bashobora kutabyumva tuba twinjiye niyo mpamvu abakunzi bacu mujye mutubabarira iyo turi hamwe biragoye cyane ko twajya dukorana ibiganiro nge na Bemba byose by'igihe cyose kuko biragora duhita twinjira ku mateka dufite yose tuzi bikaba tudashobora no kubabwira na breaking news zihari ngo nizi bikagorana ahubwo mbwirira bari abahungu bari hariya barakora cyangwa baramanika ntabwo barongera gukora ahubwo bagiye kumanika imbunda premièrement babandi babarwanyi bari bafite harimo nani Janti Tungane yagiye kadasomwa abasirikare bamushizeho abandi biripotinze mu ntare za Salama yego benshi icyo ni icyambe cyane witwa nani General Colonel muzi General Colonel Akiza Colonel General yabivugiye ku ntuza kuri social media ndabyibuka Colonel General yamaze kwiripotinga aza muri 23 ni kiongozi uriya icyo ni cyane ni kintu witwa Ntwari Obed niwo waje mbere noneho Hakiza akimara kugenda basigaranyemo bari gushwana wazana nduba hariya uwitwa Safari Mitarako bakagiri abitwa ba Mungu yiko batangira kujya ngo ati runaka ne wagiye ugambana ati byagenze gutya na gutya ati Serge ko abirinda bamwimye fonction yarize izdere batwiganye ariko gaho mbwira twariganye kuri kaminuza ntabwo nize kaminuza nize primaire ntacyo dusimbuke kwa baribane bariganze Alphonse uziko Serge turazira directeur wanje amwita baribane bariganze Alphonse baribane ishari bariganze ishari baribane bariganze Alphonse niko yitwa niba ndi kubeshya baribane babita ngo baribane nyine ariko yitwa baribane bariganze Alphonse n'abadukurikira benshi n'abamubutiste barabizi bazi wa Bertekiri nani directeur wanjye niwe wanyigishije njya kwiga ndangiza mbura diplome kwa Kanyoni Gakuba Ferdinand nanjye ariko hari utuntu yansinyiyeho ndabizi katwikomereze kanzuze Kanyoni na nuza na baribane arahari abahi ni prefe w'urushinga na nubu ni yasubiye noneho sasa katwigendere rero bari abajama bari gusubiranamo ni ukuvuga ngo igice kiri kwa Kagiri bari gusubiranamo bamaze kumva ko Jean Mayanga wa Gishuwa Janvier yamaze gufungwa baravuga ati twari duhagaze ahubwo reka twigira muri M23 noneho hari Rwanda rumwe ruba turajya muri M23 ubundi ngo ntabwo turajyamo yego hakaza ariko hari ikintu kimwe urupfu rwa Munyamariba narwo rwagize rwapertiribye surtout ku banyatura tuvugisha ukuri kuri communauté Hutu yo muri territoire ya Masisi tuvugisha ukuri uriya mugabo il était intelligent d'une part yarazi uburyo bwo kumanaginga communauté hariya muri biriya bice akanabategeka bigakunda so urupfu rwe rero narwo rushobora kuba rwaragize kandi nibo bamwiciye yishwe na Mayanga na Janti ari kumwe n'uwitwa Pasiya ubaga Rubumbashi noneho hari uruhande rurimo bari abamungu yiko abana bamwe bo kwa Munyamariba bakavuga ati ngo Mungu yiko kuko atumvikanaga na se ati Mungu yiko yabigize mu ruhare Mungu yiko aravuga ati kuko hari abana ba Munyamariba bari mu cyambu ukubyumva harimo Pasiya ari n'agapeti kari mu cyambu utwara abakoloneli badacoka noneho bakavuga bati twebwe nitwinjira muri M23 bazadushyiraho kuko bari abana bazi ko ari njye wishe se kandi ntabwo ari we uwo Mungu yiko kandi nawe ni se noneho Munyamariba yishwe na Mayanga na n'uwitwa Pasiya na Janti noneho babandi batari bari kumvikana na Munyamariba ariko tujye tugaruka akantu tujye tukagarukaho Munyamariba nawe yari amaze kugira abanzi yari afite benshi yari amaze kugira abanzi benshi yari yaramaze nawe gukora kubera ko ntabwo hari abantu bamwe abo bakoranye batumvikanaga noneho muri babandi batumvikanaga na Munyamariba akimara gupfa imiryango imwe ye ivuga ko aribo bishe Munyamariba
kandi atari nka Mungu yiko nabo baje yarafite uri wari secretary kwa kwica Munyamariba ariko akavuga ati baravuga ngo ninjye wishe Munyamariba reka nigumira muri Nyatura agumiye apfo ariyo ariko nawe ashaka kuba yaza mu cyama ariko ati ninjyeyo nzageraho gute kandi nanjye bavuga ngo bari abana ba Munyamariba bazanshyiraho bananyice kuko bari mu cyama bavuga ati ngo ninjye wishe se ariko wishe se tunabikurikiranye harimo agent itungana harimo uwitwa Pasiya uvuka Ikumbwe kwa Munyamariba abagira Ubumbashi na General Mayanga bari abandi baza wende bashobora Apollo nawe hari ukuntu ngo bijye biza guhuriramo bakageramo nawe ngo yamwisheho kandi noneho mu buryo Apollo yishe Kamuzinzi nyine ngo kurupfu rwa Kamuzinzi Ngwiti Ntuza Arimasi ibintu ibyo bintu byazabohoza byari biragenda bigakura bikaba byinshi abantu benshi bari kutwumva benshi nta nubwo banabizi ni ibintu bya vuba byabayeho kandi bibaho ari ibintu bya danje bya hatari rero tuzatugenda tubibatangirira mu mizi ahubwo reka tumere nkaho tutabizana kuko ntago bari bubyumve biragorana ahubwo reka wenda tumere nk'abashyiraho akadomo muri ubu buryo unyemerere dusoreze ku ngingo kuri iyi ni aka episode ni episode mutwihanganire so dusoreze ku ngingo yo kuvuga ngo mbese byaba ari iherezo rya bano banyatura bo muri Bashari Kayembe na Bashari Mokoto cyangwa iryo herezo ryabo ngo mbwira muri Bashari Mokoto ntabwo ari ryo herezo ryabo wenda ndaza kubisobanura bafite kuko hari tuzi ko bajya bagira abasponsor buriya ntabwo bakora bajamari ntabwo bakora badafite abantu babakoresha so none ni ako kantu nshaka kugira ngo abe ariko dusorezaho wenda dufate no muri gatoya gace gato ni ukuvuga ngo Bigembe we afite ukuntu we bamaze ku Bigembe yamaze kwinjira nka piloto nk'uko piloto nka gutyo nk'ubwo buryo mbwira nk'umuntu turabizi ariko hari ibintu uzi ngewe ntazi uko kuri abantu bakunze bacu mu byumve hari byinshi azi nge ntazi surtout ama reorganisation yari amagroupe armé yo muri Masisi buriya nta wundi muntu wayabaza ubaho uretse Bemba kuko ayaziho ari amagroupe wenda kuyamenya mu buryo kuko hari benshi aziranye nabyo ndakeka ntakubeshyera so bigeze no kuma mu nakazi waranakoze oya warakoze turakuze ndabizi ariko ngewe bazabimba ubishaka zaze mu gikare nzamubwira uko bimeze uretse ko nago umuntu agira ubwenge yes kandi ukamenya uburyo bwo kumanaginga voilà ndakeka ibi bintu mbere ugikora kuri yanda ibi ntabwo wigeze ubyinjiramo ubu ngubu nibwo wenda tusa nk'abari kubirasaho ku Ntare kuri Macacari kuri Maco TV gutyo tugakora kubera ko dufite umwanya wo kwicara kuko igihe twarakibonye so study ese buriya ni iryo herezo ryabo cyangwa batafufuka partiri yabarebaga yareba ku Kinshasa ndayishimiye yes reka umayimero tinga 3 nje nguhaye nk'itatu gutyo gusa itarenze nayo yaba ari myinshi uriya General Mayanga ya coordinatingaga igice cyo kwa nani kwa Delta aga coordinatinga igice cyo kwa Macano akaza muri kiriya gice cyari kirimo Kigingi akaza no kwa nani kwa Mutayomba ndetse akaninjira akajya mu gice cy'Abahunde cyo kwa Janvier Karayiri akaza ari kwa Kagiri ari leta majoro yiwe navuga ariho yisanzuraga akambuka muri NCDH rero kwa Jean Marie Bonane akanasimbuka akajya muri Bwito hakurya kwa Domi ariko muri cya gice cyo muri nani aza muri Bwito ajya hakurya muri NDC Renove ntabwo yayijyaga ntabwo bamwemera kwa Gido ntabwo bamwemera ariko imbaraga yarafite cyane zari imbaraga zari kwa Kagiri kuko niwe wagendaga agafata ati uno abaye shefu uno ni uramwungiriza uno niwe doke niwe wabipangaga yakwinjira yagera ari kwa nani kwa Jean Marie Bonane ugasanga aho kugira ngo Vuga generale amagroupe armé ya communauté hutu muri abanyatura bo kwa Jean Marie abazungu ugasanga bo baramuhereza ukwabo ariko atabayobora nkuko yari
donc pere spirituel pere spirituel cyangwa pere morale sinzi uburyo hari masisibo baruba bagaceceka igahanga ibusihe kumbwe ariyo za miyanja ndetse na za nyabyondo niwe wari ufite ijambo rikomeye. Ni ukuvuga ngo rero muri iryo jambo rye rikomeye kubona ko bose batangiye bati ngo perezida Gisegeti kuba amaze gutangira gufunga yafunze umuyobozi wacu ati natwe turashobora tujye muri 2023. Ibyo ngibyo bivugitse ko kiriya cyama cyo kwa Kagiri IPSRN kivuyeho gusa n'igisenyutse ashobora kuza gusigara cya gice kiri kumwe na Gentil Tungane cyagiye za kadasomwa kikazabana na bariya bandi iyo rero bakazabana no kwa bahigi bakiyunga nabo bandi bariya banani banyeganyega bo bashobora kuzakorana nande na nyeganyega ariko ngo yaranarashwe nde mbona abo banyeganyega bo bagiye kuvamo bagiye guhita bacika intu nyeganyega yaranarashwe ngo ari kumukeka ngo agiye kujya muri mubeto nuko bako bari abo kwa Jean Marie bazacikamo bamaze gucikamo ibice ari igice kirimo abantu na bantu uzana ba Queen 5 na banani na ba Meke Juliet akaza n'ikindi gice no bateyumva mu mwashaka kugira ngo bajye kuyoboka nuza General Gaceri abandi bakumva ko bagomba donc ari igice gisa no gishigikiye General Gaceri n'ikindi gice gisa no gishigikiye Jean Marie ariko bose ntihagire ubigaragaza bakerekana ko ari bamwe ahubwo bakica abandi muri nyine bakareba ukumva ko muri Kayembe no muri Oso Banyungu no muri Mokoto bigiye gusa nkaho bigiye kuvurungana na bariya bose bari kuza bagira hino bari kuza bari kwisha mu nsina wagiye ubyumva araza turatwara uvumbu wagiye ubyumva se bariya bose bari kuza kugira ngo bamanze babone umunyu barekipere ubundi noneho biyunge sinzi rero ko wama umusozo. Yes, reka dusoze dushimira abakunzi bacu twongere tugaruke mu kanya siko bimeze. Imana ibahe umugisha. Amen.